banyarwandakazi, ibi ngibi ntubifate nk'aho ari ibintu bya sikamu cyangwa byo kubeshya, ariko ndakubwiza ukuri, ikintu kijyanye n'urupfu ntabwo rurobanura, ikintu kijyanye mbese n'urupfu, urupfu ntirujya rurobanura ngo ni umwana, ngo ni umupapa, ngo ni umumama, cyangwa se ngo afite imyaka ingahe. Ndakubwiza ukuri, ikintu kijyanye n'urupfu, urupfu ruragatsindwa, ruragenda rurobanura. Aka kanya urabona ko hano ko hari umukobwa uri ku ruhande rwa sikirini yacu, ndetse hakaba hari n'umuryango, umugore n'umugabo n'abana batatu. Ariko ndakubwiza ukuri, uburyo ki iyi nkuru iteye irababaje. Ngiye no kumanza nivuge, cyangwa se kugira ngo nyibabwire, byantwaye iminota myinshi yo kumanza numva mbabaye pe. Iyi nkuru ibabaje cyane, iteye agahinda. Ndakubwiza ukuri, twa tuzi ko impanuka zikunda kuba mu mpera z'umwaka urangiye, ariko ndakuvuga ngo impanuka zimaze kuba nyinshi, abantu bari kwitaba Imana. Ese uyu muryango ni uwuhe? Ese wabaye iki? Impanuka bakoze, ese bitabye Imana cyangwa se ntibitabye Imana? Iyi nkuru irababaje, birasaba kuyivuga nitonze, tukanayigana, tugatanga n'ibitekerezo. Ariko icyo nakubwira cyo, aba bantu barana bose ntabwo bakiri kuri iyi si, baje kwitaba Imana kubera impanuka. Ngewe wumva ngiye kukugezaho n'inkuru, ngiye bayita biranze kabiri. Mbere bwa mbere ugeze hano, ibuka gukora subscribe cyangwa share cyangwa comment, wibuke gukanda ku nzogera kugira ngo buri nkuru yose tuzajya tuvuganira cyangwa se kugezaho ijye kugera ku gihe. Guhaye ikaze. Ubundi abantu benshi bajyaga bavuga yuko abantu bakunda guhura n'ibibazo byinshi umwaka urangiye. Abanyarwanda murabizi neza ko iyo umwaka urangiye cyangwa se umusoza hakunda kuza ibizazane byinshi, ibibazo byinshi bitandukanye, abantu bakarwara, abantu bagapfa, ariko impanuka zikaba nyinshi. Ariko nakubwira ngo ni intangiriro z'umwaka, byarahindutse, abantu bari gupfa, bari gushira. Ushobora kwibaza ngo ibi biri guterwa n'iki? Ubundi iyi si turiho ntaho uzanama nk'umusozi, iyi si turiho ntaho uzigera tura nk'umusozi cyangwa turi mu rutare. Abantu tuzapfa, abandi babeho, abandi bazuke, abandi bavuke, ni byinshi. Rero ubwo uyu muryango wari uri mu modoka, igikamyo ngo kirekire cyaraje gihita kibakubita, ndetse ngo kibarenza umuhanda, imodoka irongera icara, ariko ubona ko imodoka yamajije kuba imyasi, mbega yahumanye ahantu hose. Ubwo rero abari barimo, abana babiri n'umuryango, baje kwita nyabura byumva bitaba Imana. Ubwo rero hari ukuntu uri mu rugo cyangwa se uri mu kabari cyangwa uri ahantu hasanzwe, ukumva baraguhamagaye ati bite, ni byiza, amakuru, urihindana, turajya tugura gukina gutya. Urabizi ko ibintu aba ari ibibazo. Hari ikintu ngenda kuvuga cyangwa natanga igitekerezo mbere kuvuga kuri iyi nkuru. Umukobwa nawe waje kwitaba Imana, uburyo mama we yari ahantu mu rusengero, baba baramuhamagara avuga ati rero umukobwa wakoze impanuka kandi ahise apfa. Umuntu byamukoze ku mutima cyane, kuko yari abuze umwana we. Urumva ukubura umwana wawe w'umukobwa. Ariko nyabuneka, ibintu tukajya tubivuga mugira ngo ni sikamu. Ndakubwiza ukuri, hano hanze hari urupfu ruteye ubwoba. Uzi kuba wararihiye umwana wawe amashuri, akiga, akarangiza segonderi, akarangiza pirimeri, akarangiza kaminuza, akabona akazi keza, yaba ageze igihe cyo kugushimisha, cyo kuguha amafaranga, cyo kukuzanira umukwe, ukaza kumva umukobwa wawe imfura ukomeye cyane kandi mwiza, yarawubona amakuru byose ukumva aravuye. Ibi ni ibintu bikunda kubabaza ababyeyi cyane, akareba igihe cyose umwanya mutaha ibintu byose bimukozeho, ugasanga n'ikindi bibazo. Niyo mpamvu rero mubwira ngo ati nyaboneka, kuri iyi si ni ukurya ukina, kubera ko ntabwo uzi igihe uzabera kuri iyi si. Ariko si bivuze yuko wajya kubiziza ibintu byose ukabimara, ariko ndakubwiza ukuri, bitewe n'igihe umuntu atazi igihe azabera kuri iyi si, ibintu ni ukujya bitwara gakeya, akarya ibihari ndetse akanishima akiriho. Ubwo umumama rero yari ari mu rusengero, yicaye gusenga bisanzwe, yaje kubona telefone itunguranye, arayitaba, amubwira ibibaye, arabyakira, ariko kwihangana kwabaye gukeya. Kuko nawe urabizi, kukubwira ngo umuntu wawe arapfuye, umugabo cyangwa umugore cyangwa umwana, aba ari ibintu bigize ute bitunguranye cyangwa se biteye ubwoba. Ubwo rero kuri iyi si rero ni ibintu
bivuze gusa ko dusigaye umuntu agenda yikanagira ko ibibazo byabaye byinshi abantu none ntabwo mumvishije inkuru none yamaze iminsi yitrendinga. Reka mubwire ukuntu ibi bibazo rero biri gukurikirana. Wibuke inkuru imaze iminsi yitrendinga, inkuba yaje gukubita abantu 15 icyenda bagahita bapfa. Iyo si inkuru imwe. Wibuka inkuru imaze iminsi yitrendinga aho umukozi wo mu rugo yishe undi. Iyo si inkuru. Ivuga indi nkuru y'undi ndetse y'umukobwa wicuruzaga nawe waje kwicwa abanyamahanga, agahita wongera ugakubita. Ubwo ni muri uku kwezi turimo wongera ukubitaho n'indi nkuru yabaye ejo bundi nanone. Umukobwa wicuruzaga cyangwa umumama indangamirwa yicuruzaga Sodoma Gikondo, aho yari yarafashe iroji ndetse cyangwa se ugakunda amarojana ari uza ugakodeshamo ukajya winjiza abagabo. Ababikora barabizi. Uyu nawe waje kumusanga yagize ati nawe yitabye Imana kandi ngo yari yinjiranye n'abagabo. Izo si inkuru zibabaje. N'izindi rero hari n'izindi tuba tutazi zabaye waza gushyira ku nkoranyambaga, ariko Mana yanjye n'ukuri kw'Imana yongeye gusabira umugisha cyangwa se kwihanganisha mama w'uyu mukobwa ndetse kwihanganisha iyi famille, ababyeyi b'ababyeyi cyangwa abandi bantu babazi. Uko bagirira kudashira ariko bibabaje. Nyamuneka ni ukujya ugira imenge, kujya wicunga mu by'ukora byose ndetse ukagenda gakeya, kuko iyi si ntabwo itworoheye, ishaka kudutwara ubuzima bwacu. Ubwo rero ngenda navuga iyi nibabariye abantu bari bababaje ifamiye. Imana yanjye rabaje pe. Gusa niba urumugira neza akaruhuka mugeze hano ukaba subscribe ukanda kunzogera share comment like ndakunda, ariko mujye munandika comment by the way biba byemewe sibyo. Ndabakunda cyane.